abakire bose ngo nayo bari abanyabwoba ngo niba ari gisinzo kanyubashyire weho nimwongera kudutsinda nzahita nimuka muri uriya murenge nse kuturamo. Ninde wakwemera se ko umurenge wacu batajya bemera abakazungu? Ariko si byo umurenge wacu turamo ibikara abantu b'inzobe banyamunzu. Ariko hari akantu abonye TikTok mukanya umuntu yihoreye aravuga buriya hari utuntu TikTok njyawe nareba ngaseka ngenda gupfa. Umuntu yavuze ngo abakire kubera iki ngo abakire bose ngo ubu ikipe yanyu iciritse ku rwego utabara umva barabara ubwo bataye telefone Genda yaje shamba barira kanye bashye akanuka nuko katumucuma kubase imana gake telefone ya asije naho n'abarezi nkabo uretse kumubita mureke uri mu biti ni yawe arube ni yawe ni yawe ariko se aburesa ndetse aza gufata ndabizi se ariko twari mu bintu tabarwaye mu mutima umva areka niba ndusamba bose kugeza mu muhanda areka tugatanga telefone y'abantu telefone y'abandi tutugabara abakobwa telefone y'abandi yukise ifone ubu twayitoye turayigurira ngo nande se kandi yawe wayitoye fone ndagihara ndayitoragura ashaka kuyira ba nyirayo kubera ukiri kubyanga urura rushise bra wadwivuza urushise urushimira kureba urushimira nk'ubwa ko umuntu cy'abakobwa aba horoshye urumva wigabanya bwana iyi telefone wibuka ko nta n'igihumbi dufite mbabane meza hano nkwere yemwe iyi telefone ndayiguha ari uko wemeye ko tugiye kwigabana twigabane wene se wayigabana n'umuntu gute okay niba ushaka ko tuyigurisha fone y'abandi iyo fone nese fone yavamo angahe ivemo 2 utware igihumbi ikaritunge ko zavuye wagurishije telefone tugatanga telefone y'abandi bagakora mugira inama si wari ukunyaka 5 si 6 zigende ese wazi shira mufuka genda ujye kuyigurisha amana ubwo reka nige nibura nabo ndayiba ngenda yiba ubwo ni bitanu se amakuru yawe umaze none se sinigwa mbaye sinigwa tinizo hano tinizo we nizo harakumana hariya hano hararuko none se hari pale mwaba turavuye wapi sigomba yemba wayitaravuka yimba kobwo uri kubona natarugura fone yawe nkayimaze none se mbabara basi ndiye ko ari wabonye ese basi mbabara umbwire niba wayimbikije ukabuje kuyinyara ntabwo yikubita ukeka ko ngiye ntoragura nase wa musore namwe muri ntabwo nzagiye ntabwo zimujyanye ati nakubwiye ari kinabonye ntacyo ntabwo muvuganye ibyo twavuganye ntabwo birimo telefone ese aho umuntu ariko sa umukobwa urimo uraneka cyangwa urimo urashaka telefone ntabwo ndimo kukuneka none se niba wakomeje telefone ibintu byo gukora iperereza basi mbabari ndagusabye basi se mfuka basi mbabarira
Pfukamira iki? Bora basi mfukama mujye kumunyereka pe. Iyo ujya gusenga se basi ubwo jya wibuka gupfukamira Imana. Nese ibyo ngi. Wowe umfashe uze kumumbwirira yuko ari umwana arakaye. Sibyo? Okay, ntaribe niba wamukunze ndaza kumubwira ko ari agakobwa kamusariye. Ariko were kumbwira ngo ndaza kumubwira. Gakobwa nese ibyo nibyo ngubwiye. Cyangwa ubwiye ko namusare wamubwiye. Cyane mukijijishe turabizi namwe mugira umutima ukunda. Nyine naribe ndabimukubwira ata sister. Kandi icyo twari ariko yabomora da. Nibyo kuvuga. Mungu wanjye siko nawe mwizeye yabomora. Basi nyine umva bari Niri uriya mujama afite se. Ya, uriya mujama nawe. Rero niba ushaka personal bura ndaza kumukubwirira. Nta kibazo. Cyenda wakana. Sarakomba. Miteto mamurata. Urushywa mukubise yagiye kuyiguha ahubwo nawe yari kwicuza. Ari bumva ukuntu bimera. Wagiye utega amatwi ukumva icyo wakumva ko umuntu ibyo agiye kukubwira ntubizi wese uhubukura urahindukira uramukubise yewe felicitation. Bosi wanjye komera Biteze. Meze biteze. Nisawa. None se ufite akagura hano akagura se kama. Ntabwo telefone mayina. Izo phone mani ziba zikomeye. Mayina gahunda. Ibi waterproof. Nagije injiramo. No wayinaga mu nyanja. Nige injiramo. Iyi ngiyi yavuye kuri top. Iyi ngiyi. Reba banzura be anti block yonyine iri. Ni filme. Ntabwo uri ku ruhande wa password. Uza gushaka manga. Iyi ngiyi. Note ya senkani yimereze nigendere. Impamvu naje kugucijana nuko wenda anga ako kaboro kinjiza kapfuye ugura inoti ya 200. Banza umenye ntakubeshye ntako ntakugize ko ndabona umeze nk'umuntu ushonje. Oya ntago nshonje. Ubirebeye umeze nk'umuntu ushonje. Oya ntago nshonje. Ye nakubeshye. Nakubita 1010. Warafite cyangwa gushaka. Shana gahunda ufite 10 nibo byemera. Anywere. Za 45 nyuguye. Nayo ngufu. Ahubwo mfasha nigende. Umvase. Oya 10 nibo yemera. Zana tara. Nayo nguha. Nta gahunda ufite Gumana. Ubwo. Sister. Umvase. Bana mbwiye. Komera. Meze neza. Ese mbona ufite agafone ntabwo umuntu yabana kandi agafone kakagura. Agatelefone? Gusa ni agafone kagurisha. Kareba uhita unyishyura rwose kangaka ni karakomeye uko kareba uko nguko wayigara niyo mwaka. Iyo ni waterproof we wayinaga mu nyanja uyikuramo ikimezo. Iyi telefone ni yanjye. Kandi nyugwaye nyine ngo yungurire iyo ntago ari yawe. Kandi telefone ni yanjye. Gutese. Ariko none akabantu biki gihe babaye. Reka nkubwire ko umwana muto. Ubu koko nyine narakoze ndayigura ifone nyuma ya amezi 3. Ntabwo ibintu bishoboka. Aho mugiye kumbona urambira ni kugira ngo byemere ko inarenze bamaye na batire ebyiri. Iyo batirimujije mu kiramubwire. Ubundi ugisenga. Yewe kandi ubona mvuye gusenga n'ubundi. Mvuye gusenga n'ubundi. Ngiye kugukubita ndeba ngiye kugukubita. Ugiye kumubita umari ikisi. Nakuzajyana gusenga nta kibazo ambulance iraza nanjye polisi njyana. Unesubita paka. Wowe turakubwanya se. Ibyo bibi. Iyo phone ni yanjye. Ahubwo reka nkubwire ibiciro kamubwire ibiciro. Ariko nta n'impamvu. Ndashaka no senkani. Kwihanira ariko mana abayobozi bagiye ubu ngubu nta mpamvu yo kwihanira. Yemereze ubwo nimba utari kugura iyi. Ngiye guhereza telefone yawe. Yawe se gute? Nese utarahoze byo kugureza phone yawe. Cyangwa phone ni yanjye ndayizanye ngo uyigure. Ariko reka ubundi ntabwo tugeze kubanyura mwicara hirya sha. Inde nande? Ngiye ko niviriye gusenga hirya. Ngewe urukumbira ngo wakinje. Ahubwo ni babandi baducapuje telefone ngiye kugukubita. Urumva? Utangiye kumura ngiye kugukubita. Abakobwa biki gihe musigaye mumenyera. Reka nkubwire uri umwana muto pe. Sibyo
ukwiye kumva ngiye kugukubita ubwo ibintu ni bibiri okay munyabuzima urama fone ngenda urayigura ibintu ni bibiri hitamo uragura fone yanjye cyangwa urayimanye ongera nsubire mufate uragura fone yanjye cyangwa urayimanye ibintu ni bibiri uzi ko biba byiza waceceka kubera ari ibyo ariko ubundi reka mumagare umuyobozi azarabikirana umuyobozi erega twanakumvikana wenda umva twanakumvikana muyobo mwiriwe waretse gukomeza ibintu mumeze yingurire make muze hano hari umuntu ugiye guhamagara hano hari umujura rwose wanzengereje mwamungiye neza njyewe se ndi umujura oya ntabwo yaciye ndi umujura umwana wa Rwamasha ndi umujura nta muryango wacu nta muntu wiba nta n'umuntu ugeze wiba oya ntabwo ari buncike ngenda mufite n'ibyanjye ndabifite ngwino sawa gusa ngubu rero nawe sinzi ikibazo sinzi ikibazo cyawe banza yubahe ucishemo fone ni yanjye fone wamubaruka amatelefone yanjye nkigendera urimo urabwira wenda nyiguhe wenda fone kanze nyiguhe kanze sibyo kanze nyiguhe reka kutangiye kumfata mu mashati wowe udakwiye gufatwa se nanse nakoze ahubwo uburamfi ndagufite nasa ubwo wamfashe kucyo ngubwira ngo fone yakira ni yawe reka ngire umuntu nihamagarira sibyo alo ariko abagabo urabona gusenya no kuri nese uri kumbaza yiriwe neza mbabarira unsange hano muri kakayira hepfo kwa bakazungu ubu ni ngombwa ngo uhamagara abayobozi mbabarira ndakwinginze tebuka oya ndamufite njye ni egomana ndamufite ahubwo ngira vuba sawa ubu ni ngombwa ngo uhamagara abayobozi nuko kuba fone ntazi ko fone nawe kwibye tuza wa mwana tuzi ibintu biraje guce mu mucyo kari yawe sibyo fone ni yawe warayikoreye warayivunitse njye narayiguriye telefone wenda nta n'ukuvuga ngo ni umuntu wayimpaye ntega amatwi mubwire ko byanjye ndeba ariko ko byanjye nta kintu waza umbwira ngo ki okay ntabwo umuntu ari kumuhohotera njyewe reba ari kumuhohotera njyewe ndabamagaye muri mwebwe ni njyewe arashaka kumfata igisambo ninde igisambo njye ntabwo ndi igisambo uyu muhungu yatunyuze njye nari nje kumugurisha telefone uri kumva gerageza uvugire hasi uyu muhungu twanyuzeho n'umuti wanjye turi kugenda arayiducapuza njyewe nabacapuje telefone nakubwiye ngo ceceka avuge wowe uragira kwiba warangiza ukagera no gushyiraho amagambo ntabwo ni ibyo ngewe mudugu uremera ingofero uremera kwihanira urabona udasa nk'igisambo urabona udasa nk'igisambo do n'umusatsi wabwiye reka nkubwire ibyawe nawe wimwita nta kibazo mudugu ubu ngubu koko abantu turenga ceceka avuge uyu muhungu njye ndaguma mufasha nandi umurekure ntago yaje ndamubwira mufashe ubu ugire hasi nyamuri ibibazo byanyu cyangwa mbihore mfite byinshi byo reka dutuse iyi telefone yatunyuzeho narahe umushito wanjye arayiducapuza ariruka yego nyine turaheba turavuga ati none nsanze ari kugurisha aza kugurisha telefone yanjye we Mbese mvuga ati ariko mana we uburyo nabona uramucapurisha araza ngurisha telefone yanjye araza telefone yawe wayibuze ryari nayibuze ejo nimugoroba ejo wowe iyi telefone imara igihe iyi telefone imara imyaka 2 narayiguze bamana ba telefone kugukubita urushyi urahita uvugisha ukuri iyi telefone imara igihe kingana mu telefone nyimanya amezi 5 okay reka nkubwire mudugu nakubere amezi 3 iyi telefone nyimanya nawe ntabwo ubyemerewe shyira hano nta kibazo bintwaye n'uyi telefone ni iyanjye telefone ni iyanjye ni njye wayiguriye nta kibazo njye bwiye niwe wayiguriye imara igihe kingana njye nyimaranye amezi 3 ukwezi njye nyimaranye ukwezi iyi fone ukwezi iyi ngiyi nayiguze 100 wowe imanye imyaka 2 imyaka iyi fone wowe urebye urabona fone imaze imyaka 2 fone nshyashya gusa ngiye kuguha iyi telefone ukuremo password password narayibagiwe kuko maze igihe kinini narayibitse telefone ni bari yawe naho wari umudugu naguhereze kuramo password ntabwo wakongirwa telefone wari usanzwe ukoresha umaranye igihe kingana gutyo ntabwo waba utazi akantu nicyo twabatoreye password narayibagiwe password narayibagiwe warayibagiwe utabagirwa password ya telefone yawe ni ukuri narayibagiwe abana baragiye barayicokoza barayifunga ubwo rero fata nawe kuramo
ese yikuremo kandi atariye yayimenya gute ako se mwandetse reka mbabwiza ukuri fone nayitoraguye cyagiye mu gitone nayitoraguye none se kare ko agiye kudusaza ngo utume umuntu aviyo yavaga yarafite ibyo akora ukomeza icyo iyo uvuga kare ko tunesheje umuhungu twari turi kumwe niwe wanshuti nanjye nari nayibazaniye banga kunyumva n'umwe turi kumwantuka ngo tuyigurishe mwana uracyari muto sibyo uracyari muto guhera kare uzajya muri gereza uzana uruhara kubera kwiba oya njye ntabwo nibyo fone nayitoye wayitoye gute ko wayitoye se wemeye ko wayitoye cyangwa wabanje kwifuza ngo ni iyawe uyimaranye imyaka uyimaranye amezi noneho wese urabona muri Kigali umuntu yaba hasi muri Kigali urabona umuntu yaba hasi fone nayitoraguye ndayiba niwe twari turi kumwe cyagiye niwe wanditse ngo ni inyungu niwe cyagiye wanditse natwe cyagiye muciyeho ngo tuyitoragure nyibazane arayanga imana ndababonye ubundi mujye mwe munandekuye mumufata kubera ko wongera ukayitwara iyi telefone uyiziye ku isoko niya Samusanga mumufata nguyu asanga niyo afite niyo umuntu ufite yawe uyu nguyu turaziranye ni inshuti yawe abo bakobwa se ni bakobwa uyu mwana w'umukobwa ntabwo yabaciye hagati mubaza arakubwira kubona njye n'ufite si waduciyeho uzaregesha ibintu byinshi ushatse no kwihakana inshuti yawe inshuti yanjye iyi fone ni twayitoraguye wereke atagucika